amashusho yacu atujyana ahazaza aho Holly aba yarakuze ndetse yariyakiriye nk'umuntu utagaragara. Holly aba atuye mu mujyi munini cyane, aho mu nzu ababamo aba yarashyizeho ibyapa ngo abamuzanira ibyo kurya basiga ibintu ku muryango basone ndetse bikomereze. Ibi biba bimufasha kutagira uwo akanga. Holly kandi uyu aba afite akazi ko kuba paparazi, akoresha imbaraga ze zo kutagaragara akinjira aho ashatse hose agafata amafoto. Nubwo Holly aba atagaragara, rimwe na rimwe abakumbura umuryango wiwe agasubira mu rugo kubareba uko bameze. Umusaza we Troy aba akiba mu rugo aho abakorera udushinga two gufata amashusho. Mukuru we Vanessa we aba yarashatse umugabo, naho se aba asigaye agurisha inzu. Umuryango wabo ubuhura ugasangira buri wa gatanu, ndetse Holly nawe akaza nubwo baba batamubona. Ushobora gutekereza ko imbaraga zo kutagaragara zaguha ibyo wifuje byose, ariko Holly aba yigunze cyane, rimwe na rimwe anagenda yambaye ubusa. Umugoroba umwe Holly ari mu kazi ke k'ubupaparazi muri club, atungurwa cyane n'ibonsa rimubona rikamufata ndetse rikamujugunya hanze. Holly agerageza kuvugisha abandi bantu ariko wapi agasanga nta n'umwe umubona. Holly agera mu rugo agatangira gukora ubushakashatsi, aza gusanga iri bonsa ryamubonye asanzwe arizi. Uyu musore aba yitwa Shane. Holly aba yaramufashe amashusho aca inyuma umukunzi we. Shane aba yari indwanyi irwana mu marushanwa ya MMA ndetse yarakundanye n'umukobwa w'umustar witwa Julian. Nyuma y'aya mashusho yafashwe na Holly agaragaza Shane ari guca inyuma umukunzi wiwe, kariyeri ya Shane iza kuba mbi cyane, agatangira gutsindwa imirwano ndetse agatandukana n'uyu mukobwa baba bakundana. Holly bibiramubabaza cyane ko yangije ubuzima bw'uyu musore, agasubira kuri ya club agatangira gusaba imbabazi Shane, ariko uyu musore ntaba arikozwe. Holly aramwinginga ngo nareka amufashe kwisunganya. Shane aranga, ariko Holly akamusaba iminota 5 gusa ngo amwereke imbaraga ze. Nyuma gato aba bombi bajyana mu kabari aho Shane aba agiye guhura na manager wiwe. Holly ajya ku ruhande agatangira gusoma ubutumwa buri muri telefone y'uyu manager wa Shane. Uyu manager ntago aba ari kumubona. Holly abwira Shane ko uyu manager we ari umubeshyi ndetse ko ashaka kumwishyura udufaranga duke ujyanije nayo aba yarwaniye. Nyuma gato Shane na Holly bahurira hanze, Shane akamubaza ibimaze kuba. Uyu mukobwa ahita amusobanura ko ari invisible, muri make ataboneka. Shane ntajya abyemera. Holly mu kumwemeza ajya hagati mu muhanda, Shane akamukura mu nzira ngo batamugonga. Umushoferi nyamara atuka Shane amubaza impamvu yitambitse mu muhanda. Uyu mushoferi ntaba yabonye Holly. Shane arumirwa cyane. Uko iminsi icaho aba bombi batangira kuba inshuti cyane, dore ko Shane aba ari we gusa umubona ku isi yose. Holly abwira Shane ko hari impamvu isi yabahuje ndetse ko bakorana bagafashanya. Shane aremera, akamutumira mu rugo ngo bazaganire byimbitse. Umunsi ukurikiyeho Holly ajya kwa Shane ahura n'imbwa yiwe y'amaguru 3. Iyi mbwa nayo ntago ibimubona. Holly asobanurira Shane ko atavutse atyo, ahubwo namufasha kongera kuba umustar nawe ashobora kongera kugaragara. Shane aremera ndetse akamubwira ko yakuze yibana nyuma y'uko se amwirukanye mu rugo akiga kurwana kugira ngo yitabare mu mihanda. Nubwo batarwana biri professional cyangwa byemewe, Shane abasigaye arwana amarushanwa ye mu rugo. Ibi Holly arabyemera. Nyuma y'igihe kinini Shane atarwana muri match zikomeye aratsinda. Nk'ibisanzwe ariko Shane yishyurwa amafaranga y'urusenda na manager we ubuhoro mwiba. Shane ari mu nzira ataha abazwa n'umunyamakuru uburyo ari bucelebre, akamubwira ko afite uko yabipanze. Mu mashusho yandi twerekwa Holly na Shane mu rugo baganira, aho Shane atangira kumubwira ko afite impungenge ko ashobora kuba atabaho, muri make ari mu ntekerezo ze gusa. Holly amwizeza kabaho ndetse akamubaza aho yumva yaba yarakuye ayo mafoto. Shane asanga koko ibi bitaba ari byo. Abo bombi barebana akana ko mu jisho bagatangira gusomana. Bari muri ibi wa munyamakuru wa kare arabatungura akabara abafotoye. Shane amwirukaho ariko umunyamakuru agacika. Mu gitondo gikurikiyeho Holly yisanga mu binyamakuru asomana na Shane, aba yiswe Shadow Girl cyangwa umukobwa utagaragara. Wa munyamakuru aba yeditinze ifoto kuko aba atari kubona neza uwo Shane yasomanaga nawe. Mu yandi mashusho twerekwa Shane ari mu kiganiro n'itangazamakuru aho bari kumwe n'indwanyi Bones babenda kurwana. Shane kandi abazwa ku mukobwa uzwi nka Shadow Girl uba wagaragaye asomana nawe. Shane akavuga ko ntacyo abivugaho. Shane kandi aba yamaze gutandukana na manager we uba uhora umwiba. Nyuma gato Holly yohereza ifoto Bones amubwira ko afite amakuru y'uko yararanye n'umwana utuje imyaka y'ubukure. Bones yemera kwitsindishwa match ye na Shane.
Holly aba ategura imikino Shane ndetse akayifikisinga ngo Shane ayitsinde. Nk'ibisanzwe Shane atsinda uyu mukino bigakomeza kuzamura izina rye nk'indwanyi y'akataraboneka. Holly ashyira ikinyoma mu bitangazamakuru k'indwanyi Mateo yifuza kurwana na Shane, nyamara yajya mu rugo rwayo gushaka ibimenyetso bibi byo kwemeza Mateo kurwana akabibura. Nyuma gato Holly asura mukuru we uba uri kurira kuko yasanze atwite kandi atifuza kubibwira umugabo we. Mu yandi mashusho Holly ajya mu kazi ke akurikiye umusitari Juliana uba wasohokanye na Shane. Holly ararakara cyane akahita asohoka muri bar, Shane akamukurikira amwirukaho akamubwira ko yifuza gukundana n'umuntu wa nyawe. Holly ararakara nanone agahita amubwira ko match zose amaze iminsi atsinda ari ukubera we ndetse ko n'ubwo aba agifite ubwoba. Holly kandi ahita ajya gusura musaza we Troy agasanga amaze iminsi kuri filime y'umukobwa we afitiye crush. Holly ateguye umukobwa mu muhanda kugira ngo musaza we abashe kumuvugisha. Holly kandi asura papa we uba ukumbuye cyane nyina w'aba bana. Holly asaba imbabazi papa we kuba yarabirengagije video ku nshuti zawe. Maze tuzahure ubutaha. Iyi ni The Focus. Ciao ciao.